iduhana umugisha. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo umwifato w'umukiranutsi mu gihe kigoye. Turasoma Zaburi ya 11 n'umurongo wa 3. Tusome nanone mu rwandiko rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo ibice 2 n'umurongo wa 19. Turasoma Zaburi ya 11 n'umurongo wa 3. Twongere dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo ibice 2 n'umurongo wa 19. Hanyuma reka duhere muri Zaburi ya 11 n'umurongo waho wa 3, twumve uko ijambo ry'Imana rivuga, ritubwira. Imana ishimwe. Haravuze ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ni ikibazo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo ibice 2 n'umurongo wa 19 aravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Imana ishimwe. Haleluya. Bene data, tunejejwe cyane no kubaganiriza ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko twavuze hejuru. Hanyuma turanezerewe cyane kandi turishimye kuko Imana ariyo yatwemereye. Birumvikana ko tugeza muri uyu mwanya kandi tuganira ku ijambo ryayo. Tunejejwe cyane nuko Imana yo mu ijuru ariyo muyobozi wacu muri iri jambo. Imana ishimwe. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubajije ngo mbese imfatiro z'umukiranutsi zisenywe umukiranutsi yakora iki? Bene data, nshuti z'umusaraba, Yesu mu kumukurikira no kumwemera ntabwo yadusezeranyije ubuzima buzira ibibazo. Ntabwo yadusezeranyije kuba ko dukirizwa mu isi itarimo ibibazo, ariko Yesu yadusezeranyije amahoro mu bibazo. Turashimira Imana. Hanyuma Bibiliya irabaza ngo mbese umukiranutsi imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Ni ikibazo Imana ibaza. Irakibaza njyewe nawe dukiranutse dufite mu mitima yacu inzira zijya i Siyoni, nk'uko Zaburi ya 84 ibivuga. Haba ngo ni Zaburi ya bene Kora ivuga ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka baragihindura ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Imana ishimwe. Umukiranutsi ni umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, akagendera mu nzira Imana imuyoboye, akagera ikirenge mu cya Kristo nk'uko Kristo yakigeze mu cy'Imana, mu cyasi. Imana ishimwe. Hanyuma Bibiliya iratubwiye ngo hari imfatiro. Izi mfatiro rero nicyo twakwita nk'impamba y'urugendo rw'ubuzima mu nzira igana mu ijuru. Amafaranga ashobora kuba urufatiro, akazi kaba urufatiro, inshuti zaba urufatiro, imiryango yaba urufatiro, abatubanjirije mu gakiza baba urufatiro, ubwiza bwaba urufatiro, ubwiza bw'umubiri bwaba urufatiro. Imana itugirire neza. Bibiliya yabajije ngo mbese umukiranutsi izi mfatiro ze zose zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Ikintu gitangaje nuko izi mfatiro tuzihuriyeho n'abapagane, ariko Bibiliya irabaza ngo mbese wowe umukiranutsi imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Abapagane iyo babonye akazi karangiye, ari umukobwa ajya mu buraya, ari umugore ajya mu bibi. Iyo ari umupagane adashoboye kwihanganira iyo situwasiyo, adashoboye kwihanganira ibyo bibaye, amafaranga amushizeho, bibaye ngombwa, Bibiliya itubwira ngo amafaranga ni nk'igisiga cyiza kikagwa ahantu ubundi kikongera kikagenda, kikitera amababa kikagenda, ubutunzi burangiye. Hari abapagane babona arangiye bakavuga bati nta kundi, reka tuzajya twirwa tubeshya. Mu minsi yashize cyangwa se n'ubu ngubu biracyariho, ariko hari abantu bajya bafata nimero za telefone bakaramuka bahamagara ngo ni kuri MTN baguhamagaye ngo watsindiye ibihembo.
hari igihe umuntu hari abapagani bahura n'ibibazo, babona ubutunzi bubashizeho bakiga indi mitwe, ariko biriya ngo mbese w'umukiranutsi ubonye ibyo byose bibaye bikaba ngombwa ko birangira imfatiro zigasenyuka, wakora iki? Imiryango ishobora kukwanga. Yefuta imiryango yaramwanze, iramutererana iramubwira ati genda, ntufite umugabane mu bya data. Ariko Yefuta nk'umukiranutsi aguma kunamba ku Mana, igihe kimwe baramukenera. Gukomeza kunamba ku Mana, ukaguma ku Mana, ukaguma ku rufatiro rw'Imana, nibyo bituma Imana yo mu ijuru igushyira hejuru mu gihe gikwiriye. Imana itugirire neza. Ngo igihe kimwe imiryango iramukenera, Yefuta baramukenera, amuga ati turagushaka, ngwino twamaze kumenya ko ari wowe umunyembaraga. Imana ishimwe. Abatubanjirije mu gakiza, umuntu ashobora kukubwiriza ubutumwa bwiza akakubwira ati gusambana n'icyaha, gukora ibizira n'icyaha, mbese akakubwira ibintu byinshi kandi ukumva urakijijwe rwose, ukaba umukiranutsi w'Imana. Ariko uramutse ubonye uwo muntu yaraguye yarasubiye inyuma, ese nawe wagwa? Wowe mukiranutsi wagwa? Oya, ntago wagwa, ahubwo wakwikomeza kuri Kristo. Imana ishimwe. Hari urufatiro rwitwa ubwiza. Hari ukuntu umuntu ashakana n'umugore cyangwa se n'umugabo, ariko kubera ko umuntu uko yiyitagaho ari umukobwa, atari ko bakiyitaho, amaze kugera mu rugo ugasanga nyine hari igihindutsemo. Ese baramutse bakubwiye yuko uri mubi, ukabibwirwa n'umugabo wawe, wamurwara inzika? Ntabwo ariko bikwiriye kugenda. Ariko kandi natwe abakiranutsi siko dukwiriye kuvuga, sinago dukwiriye kusiza abantu amasura n'ibindi. Bibiliya yavuze ngo imfatiro zisenywe kuri wowe mukiranutsi, akazi kakarangira, wakora iki? Amafaranga arangiye, wakora iki? Inshuti zigiye, wakora iki? Imiryango ikwanze, wakora iki? Abakubanjije mu gakiza baguye, wakora iki? Aravuga ngo ubwiza bwawe burangiye cyangwa se habayeho impinduka runaka, wakora iki? Imana itugirire neza. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, amwibutsa yuko imfatiro zose zishobora kurangira, izi si zose zijya zirangira, ariko hari urufatiro rumwe gusa rutajya rurangira. Urufatiro rwitwa Kristo ntabwo rujya rurangira. Imana ishimwe cyane. Uru rufatiro ntabwo rujya rurangira, nubwo imfatiro zose zarangira, nubwo imfatiro zose zavaho zigakurwaho, nubwo byaba ngombwa ko zirangira, ariko hari urufatiro rumwe rutazigera ruhanguka, ruracyahagaze n'uyu munsi wa none. Rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azaba amukiranukira. Kugira ngo Uwiteka amenye umuntu, nuko uwo muntu aguma mu nzira zo gukiranuka. Imana itugirire neza. Hanyuma umukiranutsi abonye ibigeragezo n'intambara bimubayeho, abonye izo mfatiro zisenyutse, Yohana yabyanditse neza mu butumwa bwiza, ibice 14 n'umurongo wa mbere. Yaravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana na Yesu tumwizere. Nta handi ho guhungira, nta bundi buhungiro buhari uretse ku rufatiro ruzima rwitwa Kristo. Tukizera Imana ndetse tukizera na Kristo. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Yeremiya ibice 33 n'umurongo wa 5 aravuga ngo kandi nzabazanira kumererwa neza, kandi nzabaha agakiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo imfatiro zose zijya zirangira, imfatiro zose zijya zirangira, ariko mukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera, azabeshwaho no kuguma ku rufatiro ruzima arirwo Kristo. Imana ishimwe. Mu Kristo mwene data, nshuti y'umusaraba, nta rundi rufatiro rwo kwikomezaho. Imfatiro zose zijya zirangira. Ntagira ngo mubwire ngo imfatiro zijya zirangira, ariko mu gihe kigoye wowe mukiranutsi, umwifato wawe ukwiriye kuba umwifato wo kwikomeza ku Mana ndetse no kuyihungiraho ndetse no gukomeza gukiranuka. Iyo nzira ntuyivemo, Imana yo mu ijuru izagukira hejuru mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe. Haleluya. Dukwiriye kuhora iteka tugendera mu nzira zikiranuka, ntidusubire inyuma.
tugakomeza gukiranukira Imana tukayinambaho. Mbabwire ngo hari ibintu Satani ajya akora kugira ngo ahinyuze gukiranuka kwacu. Muri buko kuntu yigeze guhinyuza, yagerageje Yesu, ntabwo yamuhinyuje. Mumbabarire, Imana imbabarire, ntabwo yamuhinyuje, ariko ngo yaramugerageje. Amaze kumugerageza amutega ikindi gihe. Buri gifite agaciro si intambara warangije, ahubwo ni intambara uzakomeza kurwana n'ejo hazaza. Imana itugirire neza. Imfatiro zose rero zijya zirangira, urufatiro rumwe gusa rwitwa Kristo nirwo rufatiro utajya ruhanguka. Mwene data nshuti y'umusaraba, ndakubwira ngo komeza kuwiteka, ukomeze wizere Imana kandi wizere Kristo, wizere Imana yamutumye, ugera ikirenge mu cyawe, imbuto zikwiriye abihannye. Imana itugirire neza. Hanyuma rero nukomeza kwera imbuto zikwiriye abihannye, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izakugirira neza. Niyo yaremye byose. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo niyo ngo Yesu yari mu isi kandi ni nawe wabiremye. Ibyo yaremye rero iyo bigiye we ntagenda, wagumana n'uwo yaremye. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Satani udutega ikindi gihe, akadutega ikindi gihe agira ngo atware ibyacu. Hari yageze kwa Yobu arabitwara, ariko Yobu yera imbuto zo gukiranuka, Yobu yera imbuto zo kwihangana. Ageragezwa n'inshuti, ariko inshuti ze ziramugerageza, akomeza kuguma ku Mana. Natwe bene data nshuti z'umusaraba, icyo dukwiriye ni ukunamba ku Mana, tukera imbuto zikwiriye abihannye, kandi tugakomeza tukazera zikagumaho. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusenge Imana. We wari ucitse intege, we wari utendebutse, ndagira ngo ubwire ngo Imana iragukunda kandi Imana yo mu ijuru ntiyagusiga. Wowe gusa komeza ukiranuke, kuko Imana yo mu ijuru izakomeza no kubana nawe no mu gihe ubona ibintu byagiye. Ntabwo ikigaragaza ko Imana iri kumwe n'umuntu ari ubutunzi. Imana igumana n'umuntu mu nzira zo gukiranuka. Imana ishimwe. Reka dusenge. Ariko ndagira ngo ubwire ngo uhumure kandi ntutinye we gucogora. Umwami Yesu nahinduka aragukunda, kandi Yesu ni byose umufite. Yesu rero we waremye ibyo byose, niyo byagenda tugasigara nawe, Yesu we akomeza na nyuma y'ibyo iyo kubona ko bigiye, Yesu akomeza kuturemera, akomeza kutuzanira byinshi biruta ibyo twari dufite. Imana itugirire neza. Yesu nashimwe, kuko Yobu ngo Imana yaramushumbushije, nawe Imana izagushumbusha. Imana izakugirira neza. Humura, witinya, wigira ubwoba, kuba mu nzira zo gukiranuka, wanga icyaha n'igisa nacyo, ukomeze wumve uharaniye gukiranuka muri wowe, kandi Imana izakurengera. Imana izakugirira neza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana iriho izahoraho iteka ryose, Mana ikomeye kandi Imana iri hejuru ya byose. Mu izina rya Yesu nkweretse iyi mitima, nkweretse Mwami Imana yacu aba bene data bari mu mpande zigiye zitandukanye z'isi, kandi nyagora ku ngoma Imana abatwumva kuri platform, mu izina rya Yesu baratwumva bari Mwami Imana yacu mu ntambara zigiye zitandukanye, kuko itorero ryawe Kristo ryakomeje kuba mu ntambara, ariko nawe ntiwarireka, ugumana naryo urihereza gutsinda. Mu izina rya Yesu bahereze kugumya gutsinda, bagire neza, ubazanire kumererwa neza. Hari isezerano wadusezeranije, kandi isezerano ry'amahoro, twebwe mu gihe cy'ibibazo ratubwira ngo uzabana natwe kandi uzatugirira neza. Mu izina rya Yesu nyemerera here umunsi wa none, senge buri muntu wese Mwami ngo umugire neza. Reka yumve imbaraga zawe muri we, reka yumve imbaraga zawe Mwami Imana yacu mu buzima bwe. Mu izina rya Yesu aho ibintu byagiye, aho abantu bagiye, mu izina rya Yesu aho imiryango yatwanze, mu izina rya Yesu aho inshuti n'abavandimwe bagiye, Mwami Imana yacu komeza kutugirira neza, kandi Data wa twese Mwuka Wera akomeza gumane natwe. Mu izina rya Yesu akomeza kuturengera rwose. Urakoze Mwami Imana yacu, urakoze kuko utugiriye neza.